Ikaze nanone bakunzi bacu b'Isaro Life TV, twongeye twagarutse. Uyu munsi tugiye kubagezaho simufu imeze neza cyane. Iyi simufu rero ikaba igizwe n'ibi bikurikira: turifashisha imineke, murayibona hano, turifashisha blackberry, muri kutubona hano. Tutuntu kera twajyaga tudusoroma no mu ishyamba, hari ukuntu twera mu ishyamba bazita inkeri z'ishyamba. Ubundi twifashishe n'umwembe, muri kuwubona. Turifashisha n'amata. Biraba ari simufu imeze neza cyane. Ikindi bakunzi bacu, twari tumaze iminsi, turabasaba kongera gukora subscribe, mugakora like, mugakora na comment, mugakora na share kugira ngo bino bintu bigere ku bandi bantu babashe kubyikorera. Mbere na mbere tugiye guhera hano ku muneke, tubabwira akamaro kawo. Umuneke murabizi ni urubuto rwiza cyane. Umuneke ugira vitamine A, ukagiramo potassium, ukagiramo icyo bita iron, za fibre, magnesium, niacine, hakabamo B6, hakabamo vitamine C. Nababwiye nti ibintu byacu byose bigomba hafi ya byose kuba birimo vitamine C, ituma uruhu rumera neza, umuntu agasa neza cyane. Bityo rero umuneke ukaba ugabanya umuvuduko w'amaraso. Ku bantu bafite umuvuduko w'amaraso, ushobora kwifashisha umuneke ukaba ukoresha, icyo gihe bikurinda ko umuvuduko w'amaraso wakuzahaza. Uramutse rero ukoresha umuneke nta kibazo wagira. Ikindi ufasha ku barwayi ba sima na kanseri, abafite uburwayi bw'umutima ndetse na stroke. Ukora kuri stroke, uburwayi bubi cyane bubabaza umuntu bufata mu mutwe. Ikindi nanone umuneke umaze, ku bantu bafite nk'utubuye mu mpyiko, iyo ukoresha umuneke birakorohereza, ntago bishobora kukuzahaza cyane. Nanone ikindi, umuneke ufasha ku barwayi ba diyabete, urabafasha kandi wongera ubudahangarwa bw'umubiri, ubwonko bugakora neza. Ariko ikindi nanone tugomba kwitaho, ntabwo uyikoresha ku bwinshi, ugomba kuyikoresha ku rugero. Byibuze ushaka nko kuyikoresha 3 mu cyumweru. Hanyuma iyi simufu rero murumva akamaro kayo. Duhereye ku muneke, turashaka no kubabwira ku kindi kintu turi bwifashishe. Ku nkeri z'umukara. Inkeri z'umukara nazo ni nziza cyane, muri kuzibona ahangaha. Nk'uko abahanga babisobanura, nazo basanze zifitemo vitamine A, vitamine C, vitamine E, vitamine K. Ni ukuvuga ngo rero ni muri urwo rwego nazo zirwanya kanseri, muri zimwe za kanseri zibasira umubiri w'umuntu, zikarwanya na infection. Kandi muri izi nkeri nabwo habamo za fibre, sodium, zinc, habamo imyunyu ngugu igiye itandukanye, za calcium, copper, beta carotene n'izindi. Umumaro wazo cyane cyane nanone ni uko iyo ukoresha izi blackberry ntabwo ushobora kugira allergie ku mubiri. Ni ukuvuga ngo rero iyi simufu yacu iraba yujuje ubuziranenge. Umuntu abashije kubyikorera byamugirira akamaro. Tugashyiramo n'uyu mwembe, murabizi umwembe nawo ugira vitamine C, ni mwiza cyane. Ni ukuvuga ngo mbega aka gasimufu ugakoresha
uba ukeye umeze neza. Tukifashisha amata nayo murabizi agira za calcium, ituma amenyo amera neza, amagufa, ibintu nk'ibyo. Rero tugiye gutangira twifashisha bino bintu dukore iyo smoothie yacu tubibereke. Tugiye kubanza dushyiremo muri blender yacu, dushyiramo izi blackberry, inkeri z'umukara, dushyiremo n'imineke, dushyiramo imineke, hanyuma kugira ngo tuze kubasha kubisya neza bibe bisa neza, bantu b'Isaro Life TV rwose mba nabateguriye kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza. Sinzi rwose uko mubibona, murakenewe muri komenti kugira ngo mutubwire uko mubyumva. Hanyuma dushyiremo n'umwembe wacu, hanyuma amata umwembe tuwushyiremo. Uriko bibona ni smoothie isa neza cyane. Amata umwembe, hanyuma nkate duto twashyire muri blender yacu. Hanyuma abakunzi bacu tumaze gukatiramo umwembe, tugiye gushyiramo amata kugira ngo tubashe gukora smoothie yacu blending. Turashyiramo ikirahure cy'amata. Murabibona rero bakunzi bacu, shyizemo amata, tugiye ku blendinga kugira ngo tubone ya smoothie yacu. Izi nkeri z'umukara nabibabwiye rwose uzikoresha ubwonko bwawe bari urabibona ukuntu biba bisa neza. Ji yacu, uruvanye rwacu ruranoze, ntago bigoye, ni ibintu ushobora gukora mu gitondo wigendera. Ni ukuvuga ngo nta kigoye kiba kirimo, hanyuma ukagenda ubuzima bwawe bumeze neza. Ibi bintu rero iyo ubikoresha, bya bibazo byose twavuze umubiri ushobora guhura nabyo, ntago bishoboka rwose, ntago bishoboka, uba umeze neza. Murabibona ukuntu smoothie yacu imeze neza. Tugiye gusuka mu kirahure, ikirahure kimwe kiba gihagije. Murabibona ikirahure kimwe kiba gihagije rwose. Ji nako smoothie yacu ikaba imeze neza. Uruvange muri kurubona, ni uruvange rumeze neza cyane. Murabibona rero abakunzi bacu, ntabwo ari ibintu biba bigoye, wabasha kubyikorera nawe washatse utuntu two gukoresha ukabikora. Ntabwo ari ibintu bigoye cyane, ari ibintu kandi bikorwa mu gihe gito. Bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, mubonye ibintu dukoze bibashimishije, mwaduha like, kandi mwibagirwa no gukora subscribe, mugashyiraho na comment ibindi bintu mwifuza ko twabakorera, mukanasharinga ku nshuti n'abandi kugira ngo babashe kubyikorera.
murabibona ukayikonsoma rwose kino kirahure ni ukuvuga ngo cyujuje ubuziranenge, cyujuje intungamubiri zose, umubiri ukakora neza. Bakunzi bacu rero ibyo nari mbagejejeho ni ibingibi, nizere ko namwe mubasha kubyikorera. Murakoze, naho ubutaha.